Amen. Imana ni nziza. Hariho umuntu umwe yabaga muri Amerika, ariko akaba muri Amerika atari umunyamerika. Aza kugira umugisha, agira amahirwe, abona aho abwiriza ubutumwa bwiza, ariko agira ibyago ntiyabona ibyangombwa, kandi yari yarajyanye umugore n'abana. Umuntu umwe aramubwira ati jewe ndashaka kugurira imodoka, ujye ubona uko uza kuvuga ubutumwa uje n'imodoka basi. Ndagira ngo mbabwire uburyo Imana ijya ikora ibitangaza. Arangije barayimugurira, barayimuha, nta deni bayiguze, bayishyuye yose. Murabizi ko muri Amerika bagira amahirwe yo kuba bahabwa imodoka ku ideni bakayishyura gake gake. We bayimuguriye, barayimuha. Ikintu gitangaje, iyo modoka niyo yararagamo, yahindutse inzu yo kuryamamo n'umugore n'akana kamwe bari bafite. Aza kubaza umugore, arabwira ati ariko se mada, kubona ko hano nta byangombwa bari baduha, ibintu byose turabikora twihishaje, ntidufite aho kurara, turarara muri iyi modoka, amaherezo ni ayahe, dukora iki? Umugore aramubwira ati ngewe icyo mbona reka dusubire iwacu, ahantu nta mugisha tuhafitiye, nta mugisha pe, kugeza ubwo turara mu modoka turi muri Amerika. None se uba batwumva ngo tuba muri Amerika turara mu modoka, si ikibazo. Umugabo arasenga, Imana iramubwira ngo genda ugende mu rusengero hariya baguherereye modoka, ugende urasanga umuntu ukunda kuririmba imbere, nuhagera ndamukwereka umuha iyo modoka. None se ndararaye kubizi kariho urumva n'ikigeragezo kije, niyo yari icumbi ryanjye, niyo nararagamo. Uragira ngo mbigenze gute? Mwumve kundi Imana ari seriye. Connection y'Imana uburyo itandukanye na connection y'abantu. Aragiye araririmba, arahimbarwa, Imana iramubwira ngo nuriye. Arahagurutse asabye pasiteri mikrofone, pasiteri mwampa umwanya nkagira icyo mvuga ko nshaka gushima Imana. Tibawuguhe. Ahamagaye umuririmbyi aramaza, hari imodoka ugira ati ntayo, Imana yantumye kuguha iyi modoka nagenderagamo. Umva, ayitangarira n'umugore arira, bibaza ngo bararara. Ibintu by'Imana bijya hari ubona nta formule. Arayitanze, hari ukuntu nyine mugira ngo ni emotion, naho afite ikibazo cyaho ari burari. Ararize, pasiteri turayitanze, umugore araje ararize, barabasengeye, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, imodoka barayitanze na contact n'ibyangombwa, igisigaye ni ugukora mutation ikajya mu mazina y'uwo muntu. Baricara basubira mu byicaro. Noneho barimo bararirimba, buzura umwuka wera. Harimo umugore ukuze ariko wapfushije umugabo. Arahaguruka abwira pasiteri ngo mpa mikrofone, so gushima tishima. Aravuga ngo ngewe ndi kumva nabuze amahoro, Imana iri kumbwira ngo bariya abantu ntaho bagira aho baba, ahubwo mfite inzu, kuko umugabo wanjye yubatse amazu menshi, ndashaka kubaha inzu kandi kabiyabo bwite, bakayibamo bakajya bayiraramo kabiyabo. Muzi ko abadamu bafashwa mbere y'abagabo. Yateye haleluya z'imiryamo, z'imibyuko, z'imirambararo, ararambarara. Uyu munsi ubwo baduhaga ubuhamya naratangaye. Ukuye hiyo ngiyo bahawe, bafite enye muri Amerika. Ukuye imodoka batanze, bagira imodoka n'iz'umukozi agenderamo. Aravuga ngo bene data, hari urufunguzo rumwe rwafunguye ibyanjye, ni ugutanga. Turebe ibintu baguhaye, turi kubona ibiri muzungu yakoze kuri uriya, bo bazibanga, yahawe umugisha kuruta uriya ubivuze. Amen. Ntabwo ari byo nateguye kwigisha, yari ubuhamya. Ariko bene data, muzagira umutima wo gufasha abantu, mwaba mubasanze ku muhanda, mwaba mubasanze muri quartier,
Imana izabaha umugisha. Amen. Amen. Yaduhaye ubuhamya twari mu giterane ndatanga Joshua, umuntu wagubibyeho akavuga ngo uyu mukozi w'Imana agomba kurya neza akaryama heza, yahawe umugisha kuruta wowe. Wowe urashima ko Imana yakugobotse hariya ntiyagukoze isoni, ariko ababikoze bahawe umugisha w'ibifatika. Mukunda kubona imigisha y'ibifatika, mujye ubu hari imfunguzo mufite z'imigisha ifatika, ariko mudashobora kuzigera mubona iyo migisha mutari mwamenya gukoresha izo funguzo ziri mu biganza byanyu. Amen. 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 Ya mwana w'Ikanombe wavuze ngo yarongoye n'umugabo ufite amazu, ufite n'ayakodesha, yari yabuze aha, abandi kumubwira ngo Imana iguhaye urugo rurimo amazu menshi, uzagira n'abakodesha n'ibindi. Saga telefone yaratanze, agatangiye kwa Nayinzira muri kwitanga amafaranga yo kwishyura, kari kaziritseho fimbo, niko yaratanze. Yamwirukanye, aravuga ati n'ubundi abampamagara ndabo ngeneye, iyi telefone iziritseho fimbo haraza yijugunya mu giseke. Imana irambwira ngo mubwire ngo kubwiyo telefone gusa muhaye urugo atazongera kubura harara, amazu azajya abapangayi bazajya baza apangayi. Uzi inzu afite Kanombe iya makeya ni 150,000, iya make. Izindi bazikodesha 300, 400. Ari mu nzu aryamamo, naratanga ejo bundi aza afotora icyumba akambwira ati do fotora icyumba do. Muhagarare hano tugiye kwinjira mu kindi kirere kidasanzwe, kuko numva ngiye guhanura kandi umwuka yabimbaye. Ndumva umwuka w'Imana yangendeye. Amen. Hari ikintu umwuka w'Imana yakomeje kumbwira, mpako kantu mukatnerure mukazanire hano, mukanterekera. Murabona uru rusengero tugiye kubaka, muraruruzi. Imana yambwiye ngo abantu bagize icyo bakora igiye kubaha umugisha. Haleluya. Umuntu wese wagize icyo akora, uhereye ku babisengera ukamanuka kugera ku kibanza, ukazamuka ukagera ku bagiye bitanga amasima yabo, bakitanga ibyuma, bakitanga, kuko tugeze kure twitanga. Imana igiye kubaha umugisha. Haleluya. Imana igiye kubaha umugisha yemwe. Imana igiye kubaha umugisha. Hari abantu ndeba hariya ntacyo mwakoze, nta kintu mwashyizeho. Umuntu wese uzi icyo yagize icyo akoraho, Imana igiye kumumugira. Harya ari watanze 50, ni 50 wari wavuze. Ngwino yafate kozi. Ni murebe uribuka musengera, murabwibuka. Reka dukomere Imana amashyi ku nguyu. Haleluya. Haleluya. Mana ndamusengera aka kanya mu izina rya Yesu. Imana igusubije ku isoko gukora. Ugiye gukora, ugiye gucuruza kandi inzu yawe. Umwanzi yari yaririye birarangiye. Imana igushyize umva inzu yagutse ngari, kuko ari Imana itanga umugisha. Pelo zedo rako shama. Ndagushimiye ko bikoze. Uburwayi bwari bukurimo burayoyotse buragiye. Icyo ukoze uburwayi burarangiye. Ufite randevu yo gukorana n'umuntu ibintu bigendanye no kongera gusubira aho wakoreraga. Ufite ninde mwavuganye imikoranire? Aha.
byari byahagaze umva nikoresheje itegeko iramwemeje kuko birabaye ubu tulema kolema sitoleko shama ndagushimiye kubikoze nakoze icyo cyavivu reka dukomere Imana yacu amashyi wowe kupfukama ni wowe se ari kuvuga nundi nawe utanze umufuka wa sima wawutanze ngwino hano ngwino baguha amafaranga uje ngwino yatange baguhe kode yashyira oya ndasengera umuntu wayatanze ntabwo ngusengera utayatanze genda ubanze ubikoroze ngusengere haleluya umva ngubwire igisuzuguriro kirarangiye kandi amarira yawe arashize guhera none Imana nkorera ikuye umwuka w'igisuzuguriro ku buzima bwawe byarangiye ikiganza cy'Imana kibohora cyamaze kumubohora Ataye imbaraga z'Imana zihindura zamaze guhindura mu izina rya Yesu niyo ikiganza cy'Imana kitagukura Imana irambwiye ngo nta na kanseri uzigera urwara barayihanuye barayihanura none handayirogoye yivurijemo ntayo uzarwara ntayizegera urugo rwawe Imana irabikoze mureke dukomere Yesu amashyi menshi haleluya haleluya ndasengera uyu mugongo mwami wawe mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza ibihumbi ukagisoza Mana icyo wavuze ugikurikirana ukagisoza wasezeranije Sara ukuri mwami warabikoze wasezeranije Pastor kazajya asengera abarwayi bagakira warabikoze wasezeranije abera kugiye mu ijuru gutegura aho tuzaba uri kubikora wasezeranije abera kugiye mu ijuru gutegura aho tuzaba Imbago uyimaranye igihe kingana iki
mu kwezi kwa 10 umwaka washize udashobora kugenda. Imana irambwiye murabona uko ahagaze, iki gice kiwa magufa bari barayaziritse kumanuka kugeramo hasi barayahambira, ukumubona agiye tazongera kugendera ku mbago. Haleluya, haleluya, amen. Numurozi wari wakuroze arabikora, araguhambira, byagufashe mu ijoro, bucya mu gitondo wumva uribwa cyane. Muri uko kuribwa utangira kujya wumva ukuguru kwawe kutabasha gukora hasi. Imana irambwira ngo dore ni migozi y'abarozi bari bakuzirikishije birarangiye. Reka dukomere Yesu amashyi. Birarangiye, birarangiye. Yimbe mureke mbabwire ikintu Imana ikoze. Guhagarara gutya wabiherukaga ntabwo byashobokaga, ntabwo byashobokaga. Mbabaze, Imana ishobora byose yemwe, byose. Imana ishobora byose, Imana ishobora byose. Nine watera haleluya, Quiz
nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakora yego tuzamura ibiganza byacu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakora umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakora umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakora umuntu. mureke mbabwire ibintu Imana ikoreye umubyeyi umunsi yagize iki kibazo n'imigisha ye yose yarafunzwe. Imana uko imubohoye imubohoranye n'imigisha ye yose. Icya mbere Imana iguhaye akazi urahita ubona akazi urakora. Icya kabiri umuryango wawe urabohotse urabohowe. Satani yari yarawagurukiye aragendera wunyaga nta kintu cyari gisigaye hariko Imana itanze umugisha wo gukira no kubohoka. Reka tuyikomere amashyi menshi. Igendere wicare nahuye na Mesiya igendere wicare igendere ngoma yawe niyogere. haleluya Ngoma yawe niyogere y'abana b'abantu 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 Imana yambwiye ngo umugisha wari warafunzwe. Satani yari yaragutesheje umuntu ari hanze yari umugisha w'amafaranga. Imana ifunguye uwo mugisha. Ndabwira Joshua Bishop hari umuntu uri hanze agomba kukubera umugisha. Ayo mafaranga Satani yaziritse Imana igiye kumukora ku mutima agiye kongera kukubera umugisha kuko ayo mafaranga agiye kuboneka. Icya kabiri balaseto leko shala na kose masika shataliko sinema mwuka w'Imana arambwira ngo nkubwire Imana iguha imodoka kugenderamo nziza cyane ijambo rya nyuma Imana igiye kukwimura ahantu tuye uzatura ahandi hantu mu nzu nziza yawe ntabwo ari hariya uzasaza dore ugiye kugira inzu we. Haleluya ariko ni bande banyikiza ngo amen. Harya utuye Samuduha ntabwo ariho uzatura hoya mbega inzu uzaturamo n'ukuri kw'Imana. Ijambo rya uzi ko ufite urugendo rw'indege ugomba kujya hanze kandi uzagenda mu buryo ni nk'ivugabutumwa ariko kandi ni no kongera guhura n'abandi bantu b'abapasiteri benshi muzakorana inama. Uzagira indege 3 zigutwara uzajya Kenya uzava Kenya uzajya Holland uzava Holland uzajya mu Bubiligi uzava mu Bubiligi uzasoreza mu Bwongereza. wowe wanguye w'isoni wumvishe gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye. Munyumve nagira ngo mbabwire uyu mugoroba ni umugoroba Imana igiye kuremera abantu. Harya mujya musaba ngo babaremere umugoroba wo kuremerwa. Akira umugoroba wo kuremerwa n'Imana. amen. haleluya Kora kuri mwene se umubwire ngo ni umugoroba wo kuremerwa n'Imana. Imana irakuremera ino byakiriye atanga abandi atera. Haleluya ijuru riraremasha
wabuze abakuremera, wabuze abantu bakuremera, bene wanyu batakuremeye, inshuti zitakuremeye, abavandimwe batakuremeye, uwo mubana atakuremeye, ijuru rirarema. Imana bahumugisha. Hanyuma ikintu cyegeze inyuma, nagira ngo ufate ituro ryawe ngo usengere umugisha w'Imana, dutanga ituro. Ariko twerekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni, tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzamuye amajwi yacu tugushima. Twerekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni, tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye. Uruwera Imana ibyaremwe byose bigushime. Muririmbye neza cyane. Ego zamura ijwi ryawe ubiririmbe. Tuzamuye amaboko, icubahiro bahi n'amashimwe n'amashimwe. Dusubira muri mwe. Imana ibyaremwe byose tuzamuye amaboko yacu, icubahiro ni cyawe
mbwira neza izanawurangiza iyo atangiye umurimo mwiza wo kuntetesha wo kumbebeza izanawu. Haleluya. Ubababwire hari ikosa Imana itakora, ntigikora umurimo igice. Never. Hari ikosa Imana itakora, ntigikora umurimo igice. Ibyitangije perema iranabisoho. Hey hey hey. Mubwire hari ikosa itazakora. Muranyumva? Iyakuzanye i Kigali ntizakurira muri uyu mujyi. Munyumve neza, iyakuzanye ukaza ukaburaha, umva, ukaza abandi bataraje, ukabona uri hano, uwo murimo yatangiye ifite impamvu zawo. Munyumve neza, icyanyuma mvugaho gato, ibintu ndabigenza nde? Niba yaraguhaye urugo ari yiri guhaye, ikaguha abana ari yibaguhaye, izanabarinda. Amen. Izanabigisha baziga. Haleluya. Niba uri mu rukundo n'umusore wawe, reka nivugira abakobwa n'abasore, hari abantu bafite aba boyfriend, iryo ni ibanga. Boyfriend na girlfriend, akamubwira ngo I love you, undi akamubwira ngo I kundi you. Umva neza, I kundi you akabivuga gusa. Vuga ngo akabivuga. Urwo rurimi rwatangiye I love you, Imana izanarurinda rusohoze I kundi. Umva, iyi Imana itangiye ibintu iranabyose. Ufite ubwoba? Tureba uyu mugoroba ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana yatangije ije no kubyusa. Ije no kubyusa. Ije no kubyusa. Umva, yarabitangije no kubyusa. Yarabitangije no kubyusa. Haleluya. Abafilipi igice cya mbere n'umurongo wa 6, muhagaze musome muhagaze. Abantu mukunda kwicara kandi ndashaka ko dusenga. Icyo nzi neza rwose ndashidikanya, umva nta gushidikanya. Munyumve musomire ijambo neza. Icyo nzi neza ndagira gute? Kuramo gushidikanya. Sabaye gute wa mukobwa we? Kuramo gushidikanya. Kuramo gushidikanya. N'uwaje atwaye Imbago ayisize hano, kuramo gushidikanya. Kuramo gushidikanya. Amen. Ngorera kuri mwene so ngo mu byo wasengeye kuramo gushidikanya. Kuramo gushidikanya. Kuramo gushidikanya di. Kuramo gushidikanya. Umva, icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza. Vuga ngo mwiza. Muri mwe izanawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Abatesalonike ba mbere 5:23, Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri birarindwe bitazabaho umugabo w'umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara. Handitse ngo iki? Ibahamagara niyo kugira gute? Niyo kwizerwa. Oya, niyo gushidikanywa. Munsomere neza. Oya, soma neza numvi. Niyo gushidikanywa. Niyo kwizerwa. Ngo ntabwo izabikora. Handitse ngo iki? Nimunsomere. No kubikora izabikora. No kubikora izagira gute? Izabikora. Hari abakobwa bari kuvuga ngo ntizabikora. Umva, wowe Imana igukureho ikintu cyitwa ikizinga ikweze rwose. Were
byamara kwera iyo ubwayo no kubikora no kubikora izabikora no kubikora izabikora no kubikora no kubikora izabikora ninde wanyuma gatera haleluya Haleluya. hari abantu bafite ubwoba turi kumwe hano tureba hari ikosa iyo Imana itangije ibintu irabyusa mbariza mwene fata umwe gusa umurebe hari abantu badashaka kurebana murebe uwo muntu mubwire ngo hari ibintu Imana yatangije kuri wowe no kubyusa izabyusa hari abantu badakunda kurebana murebe mubwira ati hari ibya yabaratangije reka mbaze umwe harya sha reka mfata agakobwa kanjye gatoya niko nkubaze hoya hari byatangiye wize primaire wiga segonderi umunsi wiga segonderi wanyu bari bafite amafaranga ahagije yakwishyurira umwaka wose bagendaga baguha ibice segonderi warayirangije utangira kaminuza wari ufite umuntu ugutera inkunga bagenda nabwo bishyura gake none nawe ugiye kuyirangiza none sizananirwa kuguha umugabo niko sha iyatangiye umushinga wo kwiga izakwima umugabo mwiza w'inzobe ufite inyinya wambaye inkweto nziza wambaye ikositimu kise kigeragezo n'ukuri kwino munyumve neza uyu mwana mbaheraho urugero yizi wabo badafite ubushobozi bwa murihira umwaka wa segonderi arayirangiza nta bushobozi Imana irebye irabati sinjya nkora muri migice ndamuha na kaminuza nubwo nta bushobozi ndayimu uyu mwana agiye kurangiza university yamwima umugabo w'inzobe ufite inyinya wambaye inkweto y'umukara wambaye costume yamumwima sha yamumwima ongera umumbwire ngo yatangiye umurimo mwiza no kusohoza izagira ute zawusoza di zawusoza yego haleluya inawanyakira gatera haleluya niko mbabaze Imana niko uyu mugore mureba reka wenda mvata wanjye uyu mugore namukuye mu cyaro munyumve neza si umunyamugi ku cyaro cy'iwacu neza intera wowe urahazi reba muri rya shyamba Imana reba ataka gahungu n'aka gakobwa kanjye ndabazana irambwira ati humura uramutwaye ariko ntimuzaba hano ati kandi ndabaha abantu munyumve umva umurimo hari iri gukora sha ndi imfubyi ntagira hepfo no haruguru Imana izi kwiyeranje imbingwano we ndakwa ntabwo bamumpereye ubuntu kuri ko Imana narakoye ndi imfubyi nta mama nta data nta hepfo nta haruguru irambwira ati nzi hoya humura wowe humura narawutangiye irambwira igitondo kimwe turimo dusenga ati mugiye i Kigali nzabana umva ibanga dore ibanga turahaza ubu mubona hari amabara yatuvuyeho ukuri ko Imana nta mabara yatuvuyeho we nuko wasaga ntabwo ari uko yasaga ntabwo ari kwasaga kandi mbabwira nuko Haleluya. nanjye nari muzehe mu myaka 25 nari narashaje iminkanyari yaraje ariko uko ndi kugenda nkura ngenda ngaruka mba mutoya kuko Imana ikora mwumve neza munyumve impagakobwa imbuduhungu tune twiza dusa na se foto kopi none ubafite ubwoba ngo ntibaziga we niko ibaguha uziko ari umuntu warongorewe rimwe nawe atari yabona abana iyaguha abana ikananirwa kubigisha koko iyakuzana muri Kigali ukahaba nta ikazananirwa kuba guhera inzu umva mwabakobwa nimwe mugiye gukora amakwe meza sha niko ndabeshya se ndi Imana ndiyaduhindura amateka nsigaye nsa n'abazungu kandi ndi umwirabura
niko Yesu agenda abikora. Iyo yatangiye umurimo, munyumve neza, hari umurimo yatangiye iratubwira na biriya n'ibindi, ariko hari uwatangijwe. Ibito yatangiye ntabwo izabikora igice. Ntabwo Imana ikora umurimo igice. Oya, ntabwo ikora umurimo igice. Yamitugirira neza gake gake, igenda itugirira neza. Rego uzashiduka wagezeyo. Mbabwire, hari ejo nibwo twarimo tuganira, hari umunsi umwe twajyaga tujya kwicara ahantu n'uriya muvandimwe, tukicara tukarebana, tese hari ayo kurya dufite, tusibye n'ayo kurya nitunataha turatana amaguru. Noneho tukagenda tukareba se tuzabaho. Nijoro tukumva tugize ngo atumviye uko ivuze, iravuze ngo izatugirira neza. Yesha urabibonye? Ati ndabibonye. Urabona izatugirira neza? Ati ndabibonye n'ukuri kose, ndabibonye izatugirira neza. Igitondo kimwe igenda ibikora gake gake gake, aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza we. Aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza we. Aho tugeze ni heza. Bakobwa, aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Aho tugeze ni heza. Ni heza we. Hari umuntu wakoze projet, reka nkoresha ikinyarwanda, reka mve mu ndimi z'amahanga. Hari umuntu waba yarakoze projet, umushinga. Hari abantu baba barakoze umushinga, bagire batya. Abantu bakoze umushinga n'abatari bawukora ariko bawutekereza, nibagire batya. Mbabaze, gukora umushinga biravuna, biragora, bawurarira amajoro, ntibasinzira, barara batekereza kugira ngo uzacemo neza, utegura neza. Uzi ngubwira ikintu gikomeye, wowe uri projet y'Imana, wowe uri umushinga, wowe uri umushinga w'Imana. Urebe uburyo projet zacu cyangwa imishinga yacu tuyirarira amajoro, tukayiririrwa amanywa, tuyitegura neza, tuyinoza kugira ngo izazane inyungu. Umva, Imana ntiryamye, ntisinziriye, ntigoheka. Irimo irategura uko izagusiga, ikakudesina, ikagushushanya neza, ukaba uko Imana ishaka. Ngwirira mwene n'iteraniro ryose muhabwa umugisha. Ariko Grace uri umwuka w'Imana arimo arambwira ngo uhera nona uhawe kontra y'akazi, kandi akazi uhawe kagiye kuzakumara ubukene. Ntuzongera kuramburira amaboko umwana w'umuntu umubwira ikintu kiba amafaranga, ahubwo ugiye kujya uha abana amafaranga.